ndumva itanzaniye ubusa. Sawa ndakumva mwuka we. Yohana yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje data twese yadukunze, urwo rukundo rwatumye twitwa abana b'Imana. Aravuga ngo kandi niko turi, nico gituma abisi batatumenye kuko batayimenye. Aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasaba kurerekanwa, icyakora Yesu niyerekanwa tuzasana. Mu mateka Imana ikora ikayakorera umuntu wayubase, yereka abantu uruhande rwo guseba ikabahisha izanyurije ku mutabara. Mu mpera ikiganza ngo niyo yabahahisha. Haleluya. Amen. Igikora ikosa mama cyo kwereka abantu uruhande izanyuramo ije kukurenya. Iriya ragikabereka umushomeri ikanabereka uburyo uzaseba, bose bakaba bati igihe gito tumuhaye ari useba. Ariko mu mpera ikiganza ngo uburyo bw'Imana abantu baze kwitera uburyo bw'Imana. Uburyo bw'Imana ni uburyo bwahishwe abagabo b'abahanga, ni uburyo bwahishwe abanyabwenge bo mu isi, ni uburyo bwahishwe abantu barangije ama PhD, ni uburyo bwayobeye abantu. Amen. Abantu bagerageje gushaka uburyo Imana ikora ariko mu mpera ikiganza ngo byarabayobeye. Kubera ko ntabwo Imana munega amatwi, ntabwo Imana itinya kubwira umusazi ko izamugirira neza. Mu mpera ikiganza ngo mwene wanyu ntiyabivuga. Imana ntijibura uko niyo bwabaga ngibwira umuntu wambaye ubusa ko izamwambika, nta nabi igaragaza ati izakura iby'imwambika. Amen. Ntitinya kubwira umushomeri ko izamuha imodoka, mu ikiganza umubwira ngo ari wowe wabivuga. Jambo ryavuze Imana ngo rimbere. Ndashaka wikiza ngo yongere igire gute. Hanyuma rero mu buzima bwacu sinjya nkorana n'umunebwe. Niba hari ibintu ntakeneye nuko uri inyana uri imbere yanjye duca inshuro ibijya bizi ubusa kandi gato ubundi mubireke n'ubundi bimanukira icyarimwe. Kera nkishonje siko bitaza biza kubira amakuru sibyumva nabi. Haleluya. Amen. Mana yongera igira gute. Ndashaka duca inshuro twicara, abantu muri hano mwicara ko muhagurutse mwabangamira bino, hanyuma tugiye gukora mu kanya. Ndumva igipimo cy'amavuta cyamanutse. Urakoze mwuka we. Imana yongera igira gute. Niba Imana ifata umugabo ikangira umusirimu nkaki, ndaramweraga igikoma muri bibere ejo bundi cy'abana ba mushiki wanjye, mu mpera ikiganza ngo ntahita kufuka. Kaza kubona nambaye mu mayero n'amawa dolari nawe nzagira gute. Muvuge ngo amen. Inde wadukuyeho umwaka umwe data. Abantu bumva Imana. Haleluya. Bari gukura hehe nyuma z'intungura cyangwa se bimasa. Uwo ninde? Yesu ni uza ku mwanya wa mbere. Yesu ni uza ku mwanya wa mbere. Muvuge ngo amen. Yesu ni uza ku mwanya wa mbere. Yesu ni uza ku mwanya wa mbere. Yesu akora nyoko bukwe yarugusezereye. Muvuge ngo amen. Amaze kubona ko utakiberanye n'umuhungu mumera ikiganza mwenge ikamuguha ku ngufu. Haleluya.
ndumubonye inkora mu kazi ko mu rugo. Haleluya! Mana ishimwe! Azagwa kujya utwara imodoka rapasinema arambwira ati mwana wanjye aguhaye umunwa uzajya uvuga bose batege amatwi. Njyebeye mu byombi karebera mu gisekuru cy'inyaruguru mpera ikiganiro nkabona bitazaba. Ahura ntwaye ugira ngo maze imyaka 50 ntwara. Ayiwe nda barambonye kama banza barambonye nene runaka bana kichene bintu gahinduranya vitesi. Haleluya! Haleluya! Umubwira ngo kuba umusirimu ntibisaba igihe keretse utabyakiriye. Ibyo bategura neza ntibisaba igihe keretse utariyakira. Iyo umaze kwiyakira urabimenya. Najyaga njyana n'umuntu muri hoteli cyajya kwaka ibyo kurya abane nanjye mu mpera abiri ko sinarinze amoko yacu mpera ikiganiro ngo nawe ubimenye. Urakoze mwoka wese Imana ibagirire neza ihereza Imana icyubahiro yayo. Hanyuma iyo wivumbuye ku nkoko urabura ugira gute? Turasabwa kuba maso kugeza ashoje. Niwumva ukeneye kugenda uze kungisira televo edraje aza kujya mu magufa. Amen. Kaza guhera mu bo mwasenganye kamanzi hari aho birangirira. Nayoboye abantu baruta ntubizi mu batumishi bayoboye umukumbi w'abantu ku buryo abajenerali bicaraga imbere yanjye nkabamanuka nkavuga nkajya ngira ngo nibo bazama. Narabasonzanye ndahakubitirwa icyakora igihembo gikuru nahakuye mu mpera ikiganiro ngo ni icy'amagambo. Yego cy'amagambo hajya kwa jenerali akandunguruka yareba ukuntu nambaye ikintu cyahengamye akavuga tugira amavuta ariko kira bitanu bikarangirira. Imana ikanyura ngo umunsi umwe nzakwihera. Ndagira ngo nkubwire ko Imana iguhe umugabo wawe abireba, iguhe uwo muturanye abireba, Imana iguhe abantu mwafatanyije gusenga babireba. Tikosi edra nagiye muri Bibiliya numvise mbyemerewe none. Bibiliya nasomye ni ijambo riri mu Ngoma za 2:32 umurongo wa 7 n'uwa 8. Uyu n'umugabo witwa Hezekiya yimye ingoma afite imyaka 25. Hezekiya yimye ingoma yari akiri mutoya amara imyaka 29 ku ngoma. Yimye ingoma asenya ibicaniro bya Bari byabaga i Yerusalemu, yubaka inyubako z'Imana zari zarasenyutse, asana amarembo y'umurwa, asana n'umudugudu w'imiru, ndetse agomera amazi yose y'Abayuda yavaga mu Bisiraheli atemba yerekeza mu gihugu cy'umwami witwaga Senakeribu. Aya mazi arayagomera aravuga ngo bene aya mazi azahembura bene wacu. Dufite Abaheburayo babona akazi bagahembura abo mu kabari. Dufite abantu Imana yahaye umugisha bahereza kujya bagahaga ariko bibagiwe abitore. Hezekiya ngo aya mazi sinayapfusha ubusa nyabonye nari nyakeneye. Bibiliya ngo umwami witwaga Senakeribu ni umwami mu mateka yagiye arwana intambara nyinshi, kandi intambara yarwanye zose nta nimwe yigeze atsindwa. Mu mateka ya Senakeribu nta ntambara yigeze arwana agatsindwe. Kubera iki? Yarwanaga n'amahanga atagira Imana nyamana, asenga imana za Bari na za Dagoni na za Shera. Gutsinde izo mana byaramworoheraga, akibwira ko ubwo buryo yagiye akoresha azanabukoresha ku Bayuda bigakunda. Ngababazwa n'uko Yerusalemu habonye umugabo wo kuhubaka ari we Hezekiya. Dufite abantu bababazwa n'uko urugo rwawe mugendanye n'umugabo.
dufite abantu bababazwa nuko muhagararana muri korale bakabona murahuje. Dufite abantu bababazwa nuko Kamanzi ayoboye iki cyumba. Dehoya Safrove Nema era ushaka ugende wiyahure gahunda aracyakiyoboye. Tobenemo era edra nuko ngo arababara. Senekare bababazwa nuko ibuyuda habonye umuntu. Dufite abantu bababazwa nuko watangiye kurangura inyanya, watangiye ikintu cy'iterambere mvabukene ujya muri terambere mvabukene. Bakababara. Bironga arababara ngo yiyemeza kurwanya abayuda bose. Haleluya. Wafata icyemezo cyo kurwanya umugabo wayubashye. Ngo ategura uburyo bw'intambara. Aravuga ngo ngiye gutangira gutera ubwoba abayuda bose. Abazajya banyumva bazi ibigwi byanjye by'amahanga natsinze. Atangira gutondagura abo yahitanye. Mwibutse kujya murozi waguhushije mu ikiganza ngo hari abo yahitanye. Amagambo abantu bakuvuze ntagire icyo agutwara. Imana yamaze mu bukana. Hari abandi yakomerekeje baraniyahura. Halezemo edra. Uyu mugabo rero ngo ahita testara intwaro ze ngo nuko ategura abagabo bari bazi gutera amatiku. Bari barubatse umunwa. Dufite abantu bajya bagusobanurira uburemere bw'ibyo bakuvuze ukumva nta mwaka uri bumara. Kavuga ntisha unarige ndasebye ndaraje ko muha ikiganza umugango bakuvuga ihari bakakurenganya ihari, ariko hari aho batajya barengera. Ubwengwame amakosa Imana itakora ni ukwemera baguhitana. Bibiliya banguye umugabo rero ngo atangira kwendereza abayuda ngabatera ubwoba, ngatangira kwivuga ibigwi. Ariko mu mateka y'uyu mwami Hezekiya yagiye ku ngoma avuganye n'Imana ngo ahagere mu mwuka w'ubwibone no kwishyira hejuru urarangira. Uyambara ibigunira wahitamo kujya kurambarara, warambarara hasi akagaramya Imana aribaza aho byapfiriye. Icyamuka ibaza iby'urugo rwawe aho byapfiriye. Icyamuka ibaza ibyaho wasezeraniye n'Imana aho byapfiriye. Ngo arasenga, ubwo yasengaga rero ngo yambaye ibigunira ngo hatangira kuza abagabo bazi kuvuga. Baravuga ngo tuzabarisha amabyi yanyu muzayasomesha inkari zanyu. Mu mateka y'abayuda barya rimwe ku munsi ariko banga agasuzuguro. Kiraba ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho. Ngo dusa n'abakene dutungisha benshi. Ngo dusa n'abantu batagira icyo tugira ariko tugira byose. Bene aba bigomwa gusambana kandi agafaranga Maraya yakazanye. Bene aba ntibajya bahembwanya akabyizi ngo kugira ngo bahanure bakorera Imana bayizeye. Haracyari ibyiringiro Mana, haracyari ibyiringiro ntituzapfa ubwo tuzarama. Mana, haracyari ibyiringiro. Muvuge ngo amen. Wacumba aya magambo ngasanga afitanye isano n'agasuzuguro, ariko ngo yibuka ubusabane afitanye n'Imana. Haleluya. Yibuka ubusabane afitanye n'iki? N'Imana. Aravuga ngo mu mateka y'abayuda dufite Imana tujya tubwira ibyacu, tukayibibwira abantu badusebeje ikatwumva. Ngo ahitamo kwibyongorera, ariko ngo muri ako gahe ngo yibuka umugabo umwe w'umuhanuzi ngo wajya kuvugana n'Imana akamuhanurira. Imana iguha umuhanuzi muri iki kuko kumugwaho biragoye. Aravuga ngo umugabo witwa Yesaya mwene Amosi yigeze amanura abango tanguraga iby'inzu yawe ntabwo uzakira ugiye gupfa. Ndahindukira nerekera ibure ndakambira Imana, bwira Imana ngo Mana wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri nkakora ibishimwa imbere yawe kandi nkakora ibitunganye. Ngo ararira cyane haba ngo uriya muhanuzi wigeze umariya amakuru ntabwo yigeze apfa, na n'ubu namuhura urwandiko akarundebera. Icyamukazana urwandiko tukamureka. Mu ikiganza umubwiye ngo urukura ku mwanzi wawe.
urwandiko ruzagukiza inyatsi, urwandiko ruzagukiza ubushomeri bw'i Kigali urukura ku banzi bawe. Bararuzana aruhereza Yesaya, umugabo ngo wajya gusenga Imana, ariko ngo yigeze bamuhanura amubwira ati niba Imana ikubwiye ko inkuriye nk'urupfu, ni ikihe kimenyetso kinyereka ko uru rupfu rukuwe? Ngo aramubwira ngo izuba risubira inyuma intambwe 10 cyangwa rijya imbere intambwe 10. Dufite abagereko ni hano bose, Imana iramutse babwiye ko mukanyira baha amafaranga, bavuga ati ntaho irayaturukana heza. Aba ngo izuba ngo nirijye inyuma intambwe 10, asaba ikintu abona ko gisa naho kidashoboka, mu ikiganza mubwire ngo kigiye gushoboka. Icyo kintu cyakwicaje mu rugo rwawe kigatuma uhita ukaba umaze imyaka 5 utarakora, mu ikiganza ubwe ngo kirashobotse. Iki kintu cyatumye dose odraje uhora urya ari uko uteze amaboko. Iki kintu Imana igikureho ehobi odestase. Usumwe umuntu yigeze ambwira ati najyaga njya mpora asabye gusa arambunga na virope, nagendaga no mu mufuka nayizinze. Nayizinze avuga ntumpamagara, ndagenda ashyiramo agacira ziroka akabunga kiremo ubugari, ashiremo igipavoka, icyo wampa sinagisiga, ikijumba sinagisiga. Mu ikiganza ubwenge Imana ikurinde gusakuma ibitaguhaza hose nkasaka. Ndasonza rero nagiraga agatelefone gasa na kiziriya, bene kariya ka telefone gatera umwaka guhamagara wakanda nabikakazi. Muntu mba ndamuhamagaye ntaro, navugiraga hejuru cyane kuko nari ntaratuza. Imana igutize hahamuka. Ataro tino umukozi w'Imana Jamari byarasobanutse nitwagaze, byarasobanutse narasobanye. Imana ikwita izina abantu babone byibuze mufitanye isano, nta n'umuntu wabonaga ko dufitanye isano n'ibyo zina. Najyaga njya muri ADPR nabwiriza navuga byarasobanutse, bagahera ku nkweto y'ikimani nambaye bakareba hejuru ko ukuntu zacitse bakavuga turiwe kabisa. Mu ikiganza ngo batunegura Imana ihari, batamubwira ntiraro ati jyewe ndaje tujya kugusura ndasonje. Ntabwo nayihisha ya papa. Imana ikurinde hahamuka. Arambwira ati ngwino nguhe umuceri tihajya mu rugo nihe. Arambwira tuze tini kanyonyomba mu gasata, nari ntuyina ndabirigita n'amaguru mayidiye, ndabirigita ngeze Karuma nkirenga gatoya kubigega, nkimuhamagara ati ngeze hafi y'akanyonyomba. Ahita ambwira ngo nagiye ngo daheje ngo tuzavugana, abaranzimije. Narahindukiye mu muhanda manika amaboko avuga ntiwe umuceri wanjye, umuceri. Abantu bose babaga baturamuga barimo bararizwa n'umuceri. Ni igice cyabaye. Narira mbonye abantu bose b'i Kigali barahumuye, ndumirwa ndahindukira asubira inyuma. Navuga ndagibye umuceri, Imana uzampa umuceri. Mu kiganza ngo nta n'uwagishaka. Imana uzampa umuceri. Tuzamuka nataja ndabirigita. Inzara irakujya, unagusuhuza ukibuka kumusuhuza urenze metero 500. Ukibuka kumwiriwe Kitaranja nkatabatsinda ndagata mu gishanga cyo kwagatera hari heza ibigori. Haza numva nagishika kandi barabyotsaga hafi aho. Imana wamaye iki kigori ko numva nakibaza base bamvuna imbavu. Nani imbaraga zo kwiruka. Bavuga ni Imana ndengera, Imana impa igiceri cya senka. Umuntu yari ikiganza ubwenge guhijya uhera. Wanegereye umugore watsaga ibigori na mugani wa mugore. Tuwambaye ibigori bibiri byose. Akanyitegereza
yari umunyagatare wahumuje nanjye ntitaye ko yahumuye ndabona ndakwinginze barabonye amarira ahita bimurira ati genda gasenga niyo hirya bandoye igicupa bandagitoye icyo gicupa mitangura supadipe yasenga supadipe yaratugobotse haleluya ndamanutse rwonge amazi atemba aba hepfo ndavomye mitasukamo supadipe nicaranye ca kigori nywa supadipe maze kuyinywa ndaturika nongera ndarira nayiwe usanga burira ryari ubwo nari nzi ko mu rugo n'ubundi buhagere ngasanga ntagihari kagenda ngeze mu rugo sanga batetse ibirayi bihumura nari narasengeye umusore wa Kacyiru aje kundeba ngamituro yaramubwiye ngo Imana iguhaye amakamyo mujya muhanura mwabahanuzi ndamubwira Imana iguhaye amakamyo kandi iguhaye amakamyo azajya atwara imodoka n'ubundi amabuye n'ubundi ati n'imicanga umuhungu Imana irazimuha aza gushima rero aje iwanjye arambura asanga abo yahasanze abaha 50,000 abagura n'ibiro 50 by'ibirayi ibirayi ntabwo byakoraga neza bagiye guhata bahase nk'ibirayi nk'ibiro 8 kubera nabo bari bafite ikirarane kandi nta safuriya twagiraga yateka ibiro 8 barabitondeka nk'ibigori umwuka warabikubise ibyo hasi dukuraho ibyo hejuru turaza dukuramo ibyo hasi tubijyana imijugwe dusubizamo byahiye tusoje guhanga kwicikaza ubwenge Imana igaruka ikugirire neza iyi Imana siniriwe mbabaza narariye ndagutegura njya hasi aho niryamiraga ku ikarito umuhungu umanika amaboko ariko Mana utanga kurara mu gipangu bakukarangira unukaza ariko Mana niba ari ikintu nkunda nuguca nta muturanyi uruza ngahitaho ndakurugi njyamyeho kera bajyaga bazaga kupita gashamura nagira ngo ruguye imbere ariko Imana yashyizeho umwitangirizwa shaka bakomangira iriya nashaka nkabyumva sangwa simbyumva iyo tutahanye gahunda n'akazi kabo nigamira nasinzira ko Mana ngira neza mugaca bwira